wa makabizo mwana ariko se mayo ubwo rero ubwo wasanga nanone bavuga bati ibi ni mugomba kuza hano kuri polisi mukatubwira ibyo mwakora. Niyo mpamvu umubyeyi wanjye ndabivuze bazandike aruta umugore wanjye aciye agapfa nashaka undi, ariko mama nta wundi nabona. Sebyo tujye tuvugisha ukuri. Akabura nikaboneka ni nyina w'umuntu, injangwe n'imbeba birara bikina, akabura nikaboneka ni nyina. Nzovu, chicken na kitchen. Chicken na kitchen. Kitchen and kitchen. Chicken and kitchen. Chicken. Ubwo si umureti w'amagi y'amaponde. Banano. Nago nasezera ntashimiye umusitari w'umuhanzi w'indirimbo bita The Ben. Ndagushimiye aho wakuye waduhaye tike nibura yakavuze neza ati kuba yaratwibutse akadutekereza kuba yaraduhaye tike no kubona byonyine yaradutekereje akavuga ati yakamwana cyo kintu ni kigaragaza ko dukunda The Ben vraiment kudusha pauvre manisha byose mana nkunda mbanje gushimira abadukunda mana ndabakweretse ni benshi bakurikirana X-Large ni benshi cyane kandi mana ndakwisabiye ubu buzima turabasitari kuko urabona umuvandimwe wanjye yakamwana turakundana ni petit frère ndamukunda nawe arankunda asigaye afite agace ayoboramo bita Sodoma nanjye nkayobora mu Gashyekero. Mana wakoresheje uko ushoboye ukatuvana mu bibira byihebe kuko amavide turayarya kandi koko waturinze uyu mwaka wa 2024 turangiza amahoro. Bamwe harimwe bavuye mu mubiri, bamwe harimwe bari amavide mu ijoro rya bona, ariko twebwe twarangiye turi bazima twongera gusubirana na yakamwana turi bazima. Mana ndakweretse yakamwana muvane Sodoma nanjye tuvane mu Gashyekero. Wadutuza Nyarutarama mu bakire ni wowe ugena byose, wadutuza mu Kiyovu ni wowe ugena byose, wadutuza Nyamirambo mu bandi basitani ni wowe ugena byose, ariko tuvane muri aya makaritsiye kandi papa nuza bukoze ikiwe cyawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Ukumbura iki mu bwana bwawe? Mu bwana bwanjye ibyo nakoraga mu bwana se ukumbura iki mu bwana bwawe? Kumbura ko twakinaga agati bibira bivuga ngo agatambaro k'umwana ngaka karese nako twaragakinaga. Hari n'indi twakunda kuririmba ngo ngiye gusoroma urunyogwe ngiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane uwo mushaka nuhe uwo mushaka nuhe mu gitondo kare cyane yewe ndashaka yaka. Ubwo iyo navuga ngo ndashaka yaka yarazaga tugakoresha imbaraga nimba yakamukure nkamuzana mu bandi yabanaga wacu none kurundi rwa akaba ngo butuje kujurira ubu tuje kujurira dondo kare cyane. Ubwo none bakavuga iti nimba ari manasi umushaka ndende bakavuga iti turashaka nzu bakoeza bajya gukururana uyenda byaterwaga bacaga umunyantege nke barashobora gukurura bigashoboka no kuvuga kuko baza ko abantu 10 ku 10 babaga ari benshi bafatanye mu ndagurutse bira bintu byaryoga ni twakinaga turabana naririmbaga rega ariko icyo gihe ngo ngiye gusoma urunyogwe cyekeye ibyo bintu twabikoraga nko ku kagoroba nko mu masaa 11:15 tuvuye ku ishuri byari hame. Ureba isukari yawe wasanze iri kuri kangahe? Yari yarangiye wasanze isukari bagusanze isukari umuyobozi wa X-Large yataza kwaba oya ndakubaje basanze isukari iri kuri kangahe? Ureka ko basanze iri kuri 400 egiye kandi handi igeze ku kiri 1,000 yari yamanutse barema igurwa make. Rwanda rufite ubuso bungana gute? Kandi wise Ibungwe yanize primaire wowe igasogondene na university nose ko ari guhita beke umuntu atangira guteka. U Rwanda rufite ubuso bungana gute? Cyo nanjye ndavuga ibisabuka inyuma nanjye
ariko ngewe nakubwira nasuko uri kuvuga cyane ngaho witugire ko reba abize amashuri ibyumba banywa ibigage ibungwe we na Manase mwajyaga mu ishuri mwanywa ibigage u Rwanda rugizwe n'ubusubungane shagisuzano baraguseka imbere y'ikamera none se nintagisubiza bakivuge ubundi baraguseka nabwo baraguseka nanjye ndabaseka icyo uzi ngo nambutse Nyabarongo bingoye ngaruka mu mujyi wa Kigali ukiza amahirwe utanye korora inkoko ubwe bivuge u Rwanda manibura ntago nakubesha ntabyo nzi cyo ko u Rwanda rugizwe n'ubuso harimo 23 n'indi birenga hejuru ariko abandika 26 miliyari igira amazeru angahe miliyari igira amazeru rimwe miliyari imwe ntabwo ndabivuze sinabivuga arindwi uri umuzifasha 9 miliyari ye abantu mwize reka babyize ukuri abantu mwize ibungwe mwarabaswa bitewe n'ibigage mwangowe na Manase murabaswa nka Nzovu nize primaire njye mbarusha ubwenge nta muntu uramburura ariko amagi wene nyine kuramburura kw'inka wasuye iwanyu Nyabarongo wamutse Nyabarongo bikugoye wasuye itungo nje nabyo nzi ariko ku cyo uvuga ngo wajya ngo uvuye muri Amerika ejo kwamagi konzi kuri umusaza wabaye iwanyu 12 ukora firigo ibyo bintu ntabwo byuze ariko wagira ngo mwatetse amateke ibijumba ari umuntu ngo watetse ikiringiti okay ndabikubwira nabyo urabona umuntu yarakubiswe abana bararira barize umumwe ateka ikirengiti abana bategereza ko ikingiti gishya abantu bakamuze mama ibiryo bigize ko uratugabura geke byarangiye abana bitabye Imana reka nanjye ntaza kwitaba Imana shunga ibyo mwatetse mba cyangwa mwatetse ikiringiti ya nteko ni yanjye Nzovu umuntu agira imitsi ingahe mu mubiri imitsi ari umutsi bita wo kuni uzamuka gutya none ukajya undi mutsi ufata ubwonko gutya hejuru ana umaze iminsi ndwaye ni imitsi ibiri ubugizwe n'imitsi ibiri wo kunyo no ku mutwe umuntu agira uruhu rwe rwawe rufatiye ahiteranyize by'uruhu ni kunyo kote wagira ugafugana ako nibyo uruhu rufatira kunyo oya ni kunyo nta kibazo ibyo nta kibazo iriya bro ariko kenshi ni imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu bashobora gucoma abantu basodoma ngo bro ngo itonde bro nagukubita nakubomora bro ni imvugo ni ikihe kintu wakoze cyiza ushaka ko abantu bakibona ntibakibone nagiye muri wese merewe nabi buriya kunya nabyo biri mu bintu biryoha kuko mba ndi muri wese nta bantu bigeze bamba kandi njye nifuzaga yuko nakwereka ukuntu kunya biryoha ushaka kwereka ako aho uzi kwikana urimo kunya nuko biba ku muntu ku giti cye buri umuntu yakwe uzi umuntu ukuntu aba areba ubu kanura uteza nk'ukanura turebe ukuntu ureba birebe turebe bitekereze ko umujyi ukanura ubikanure turebe bazi ibindi bibazo mu cyongereza ku cyumweru bahita mu cyongereza sendai ku cyumweru ni dimashi oya sendai barareze Sendai Sunday urumva ko yarabize tugene kuwa mbere ubwo ndagiranya mu Gifaransa ni lundi no mu cyongereza ni mu cyongereza ubwo tubwira iminsi mu cyongereza none yose iminsi dufite ni iminsi 7 Sunday wamaze kuyivuga ivuye muri 6 buri munsi ni igihe ntabwo nashobora uyagerageza iyo ushoboye teka mu Gifaransa oya mu Gifaransa turabizi urakizi ko Sunday so ishoboye Sendai ngaho twagiye kuwa mbere Sendai tureba turabyita ngo kuwa mbere ni lundi march
bavuga Monday. Monday. Urumva ko wari uzi ati kuwa kabiri Monday. 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 Kuwa kabiri Monday. Njyewe Yesu ndi kugenda mubona mu byo ndi. Yesu wamubonye yaka. Yesu wamubonye. Haleluya. Jesus. J'ai vu Salut Marie Dodi. Kanyobye bambari. Cyaro ariko utangiye kwigira kamugi. Tugiye kugorora. Do. Ariko ikibarebare kabisa. Barya bokarya umuriro. Aba ni abantu bazabaho koko. Sinababwiye ngo nzovu rwaye sida. Narenze ibirayi bibi. Ndi hano. Sinababwiye ngo nzovu rwaye sida. Ngibi birashe nurenze ibisate bibi. Ndamenya kuri muzima. Mungu siyezi yongera nawe ejo umwebwe muri abantu bo gushaka kugusha umuntu mu cyaha. Nge uri kunuka cyane. Ninjye uri kugira gutyo. To cyane wayurebe akanjye uri kunukira kabisa. Kunuka problème. Kunuka usharate. Uri kunuka ibintu by'ubusambanyi b'isi comprendre. Uri kunuka nk'ibintu bimwe bivanze n'inzoga. Warahe. None ndize nk'akana. Nararize. Ubwo nararize ndavuga. None barambaza ngo urashaka iki? Primus. Ibaze ndi umwana ndashaka Primus. Ubwo ngubwo Regis yaraje kuko Regis yarashinzwe ibintu by'umutekano. Ahageze mubonye ko ariwe twe dufitanye ikibazo. Nahise mva mu gitenge ndirukanka ndamucika ubwayi guhita ntamuri yombi ari guhita mfata. Ako kantu ko karanshimye. Rusubira ko kantu ngo warize gute? Nararize. Barambaza nzavura Jacques.